Yesu ashimwe bene data, jewe ubasuhuza ni Pasiteri Louis Gihana, mbaye ikaze mu kiganiro Saveur Divine. Mfite ijambo ry'Imana rifite umutwe ugira uti ubuntu butangaje. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Tito igice cya kabiri ndahera ku murongo wa 11 ngeze ku wa 14. Haragira hati ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwari bwo, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Amen. Umutwe w'amagambo uragira uti ubuntu butangaje. Ubuntu bw'Imana butangaje, ubw'Imana yatugiriye butangaje, ubw'Imana yagiriye abizeye umwana wayo Yesu Kristo buratangaje. Ni ubuntu butangaje. Ubuntu ni iki bene data? Ubuntu ni iki? Kugira ngo hatabaho kwitiranya ubuntu, umuntu akabyitiranya n'imbabazi, umuntu akabyitiranya n'ibindi wenda bivuga mu cyerekezo kimwe cy'ikintu cyiza. Ariko ubuntu ubwabwo ni uguhabwa icyo ukeneye kigufitiye akamaro nta kiguzi utanze. Ubuntu ni iki? Ni uguhabwa icyo ukeneye kigufitiye akamaro, wowe nta kiguzi wagize ute watanze. Niba icyo ukeneye ari amahoro, ayo mahoro iyo uyahawe ukayahabwa wari uyakeneye, ukayahabwa agufitiye akamaro nta kiguzi wayatanzeho, ubwo uba wayahawe ku buntu, ubwo wagiriwe ubuntu. Ubuntu rero ni icyo ngicyo bene data. Hanyuma ubuntu turiho tuvuga hano ni ubuhe? Kugira ngo tutabifata muri rusange, ubuntu turiho tuvuga hano ni ubuntu bwo gusubirana isano n'Imana twatakaje ku bwa Adamu. Ubwo Adamu yari amaze kutubahiriza amabwiriza yahawe y'Imana, icyo gihe yivanye mu buntu, hanyuma yishyiraho imvune cyangwa igihano cyitwa noneho gukizwa n'amategeko, kugendera ku mategeko, kubahiriza amategeko. Kuko ubuntu yarabwivanyemo ananirwa kubahiriza amabwiriza, ubwo rero yagombaga kugengwa n'itegeko, noneho itegeko yaryubahiriza akaba ari ryo rimukiza, akaba ari ryo rimucungura, rimuha amahoro. Hanyuma ni iki kiri iruhande rw'ubuntu? Iyo umuntu atari mu buntu aba ari hehe? Abatarabugeramo nawe ubugezemo bakabwivanamo baba bari hehe? Donc umuntu utarakira ubwo buntu bw'Imana, yewe n'uwaba warabwakiriye akabukerensa igihe kikagera akumva atakibukeneye, aba ari he? Uwo muntu wese, yaba utarabwigera yaba uwabwigeze akabwikuramo, kuko ubwo buntu ushobora kubona ukabwivanamo ukumva ko utakibukeneye, uba uhagaze mu cyo bita itegeko. Itegeko rero rirakomera, rigonga abantu bose, yewe ngo nta n'uwakwitwaza ko atarizi, n'abatazi gusoma no kwandika nabo rirabareba. Kandi iryo tegeko rikomeye rityo ni itegeko ryo mu isi risanzwe, ariko itegeko ry'Imana ryo rirushijeho gukomera kurusha amategeko asanzwe yo mu isi, kuko yo ijisho ry'Imana ntawe ritareba, nta gukorera ijisho kubaho, nta gusibanganya ibimenyetso kubaho, nta bihano by'agateganyo bibaho. Igihembo cy'icyaha ni urupfu, kandi icyaha ni ukutubahiriza itegeko. Abaroma 6:23. Twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubuntu bw'Imana, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Uvuga ngo twese ubu twari abo gukatirwa urwo gupfa. Abaroma 6:23. Ikindi umwihariko w'amategeko y'Imana ni uko utakubahiriza 9 mu 10 ngo ube wabonye amanota 9 ku 10. Iyo wishe rimwe mu 10 yose aba yapfuye. Ibyo rero kumva ko mu by'ukuri arushijeho ayo mu isi gukomera.
noneho igihe cyarageze, Imana yari yashyizeho amategeko ku Bisirayeli ku musozi Sinayi, yamanurira Mose barayakurikiza, iza gusanga atagihagije, ntago agihagije kugira ngo abantu bakizwe nayo. Ntumbaze ngo yabonye ite ko adahagije, nuko yo nk'umutunzi w'imbabazi yifuza ko abana bayo bose bakizwa. Byaje kugaragara ko amategeko atari inzira ituma abantu bose, sinshaka kuvuga benshi cyangwa bake kugira ngo nanjye ntabwo muri wa mutego w'abanyantege nke bavuga yuko kuba intungane bidakunda, ahubwo n'umukiranutsi bwira cumuye karindwi. Sinshaka kuvuga ibyo kuko nababivuga sinzi hano babivana muri Bibiliya, ariko Imana yo Data nyiri ubuntu n'imbabazi yabonye ko amategeko inzira yayo igoye, abantu bose batakizwa, ishyiraho ubuntu. Haleluya! bwa bundi twasomye ngo buzanira abantu bose, ntago ari benshi, ntago ari bamwe, ntabwo ari bake, ngo ubuntu buzanira abantu b'Imana bose agakiza buraboneka. Yesu arabutanga, Imana irabutanga. Ubuntu rero bwaje kugira ngo abantu bose bagire bate, bakizwe. Ibyo rero ku mategeko Imana yari yasanze bitariho bikunda. Urambaza rero ngo Imana bitewe n'iki? Nawe ishyire mu cyimbo cy'Imana, nawe ishyire mu ruhande rw'Imana. Imana yaremye umuntu imukunze mu ishusho yayo kugira ngo ase nayo, kugeza nayo ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu ni iki kugira ngo Imana imwiteho, umuntu ni iki kugira ngo Imana imukunde. Imana ngo ijye kubona, ibona umuntu atewe n'icyaha yakuriyemo na Satani, gituma yanga Imana, yanga amategeko yayo, ku buryo ahora ayacumuraho, ahora ayikosereza. Yewe kugeza nayo Imana ivuga ngo ucumura ku mategeko yanjye azapfa. Umuntu aho kugira ngo yihane yemera gupfa. Yewe na za leta zo mu isi zigeraho ziratubwira ati noneho gusambana abantu babikora mu bikore gake ko hariho na za sida, ariko umuntu akanga akavuga ngo aho gutsinda mu ikona je nzatinda mu bitaro. Ubundi za leta zigatubwira ati yewe itabi ryica umubiri, inzoga rirangiza, kandi no mu buryo bwa Bibiliya umubiri wacu ni urusengero ntitugomba kugwangiza, ariko umuntu akavuga ati byibuze ibyo iyo ni sambaniye cyangwa nkafata n'izo nzoga bindinda stress, kandi aho gupfa none je nzapfa ejo. Muvanga ibyo nubwo bibangamiye iteko ry'Imana, nubwo binabangamiye ibiri yacu, ariko mu bundi buryo ababikora ngo bibarinda stress. Urabyumva? Wagira uti nyabuneka icyaha, ati kwica ni icyaha, undi akavuga ati ntago nica ahubwo ndihorera banyiciye. Wabyumvise? Ubu rero mu bitaro abarwayi benshi cyangwa n'abarwayi mu ngo zabo ni abarwaye indwara zica cyane kandi zitewe n'ibintu twagiye dukora cyangwa bagiye bakora birimo kutubahiriza amategeko Imana yadutegetse yuko tugomba kwitwara n'uburyo tugomba kubanira imibiri yacu. Wajya no muri za gereza naho nuko gereza zibitsa abantu bananiye kubahiriza amategeko y'Imana. Wowe uri Imana se ukabona abana bawe bari mu bitaro barwaye indwara zidakira iwabo, basaziye muri za gereza kuko bananiye kubahiriza amategeko yawo, wahora muri urwo cyangwa wabashyiraho uburyo butuma bayubahiriza nta mvune? Ubwo buryo nibwo Data yakoze. Imana yanze kubihoramo, idushyiraho ubuntu natwe dukirizwamo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Imana ibaho umugisha. Kandi ubwo buntu tubukurura dute? Ubwo buntu iyo dusomye Abefeso 2:4-8 ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ubwo buntu butugeraho twizeye. Ni ukwizera gutuma ubwo buntu bukugeraho, nta rindi banga. Urizera ubwo buntu bukakugeraho. Reka ngusengere kugira ngo nawe wizere. Hari umugore umaze imyaka 12 mu mugongo, abadamu n'abakobwa bo bazi mu mugongo bahamara igihe kingana gute, ariko imyaka 12 biragaragaza uburwayi bukomeye uwo mugore we yari yagize. Abandi barabizi neza ko iyo myaka atariyo abagore bari mu mugongo baba bagomba kumara. Ngo umunsi ngo aribyo ngo ninkora ku nshunda ndakira. Arizera, kwizera gukura ubwo buntu, kwizera gukura ubwo buntu. Ikindi gihe n'umusirikare yabwiye Yesu ngo ajye kumukiriza umwana. None bari mu nzira bagenda, umusirikare aza kubona kwenda bari buze kugira mu rugo bya akaba kabaye, abwira umwami Yesu ati ko giye mubonegeka harabo njya mbwira ngo harabo njya ntegeka, kandi ibyo mbategetse bikaba bakabikora. Nawe se ntiwategeka gusa umwana wanjye agakira bitarinze kunagerayo? Yesu aravuga ati kwizera kwawe ni kwinshi. Arategeka, umwana wo musirikare arakira. Donc ubwo buntu buri disponible, burahari.
burahari kuri buri wese, ariko ikibukurura ikibukuzanaho ni uku kwizera. Twakijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera. Abefeso 2:8.